Kasongo Deni uriburanira yego uvuga cyane ndiburanira basaba ko mwadija musomera imyirondoro ye ibyo byakekwaho ariko tarasoma nasaba ko mburana mu muhezo uko navyemera barategeko rya biyemera kuko hari ibyaha nakoze bikomeye biri mu bwe ntashaka bijya kuri ibitangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye uburyo bwo kubikoramo niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ninjye wiyemereye ukuri kandi mu kuvuga uko kuri Kazungu umvise ibyaha ukekwaho n'impamvu zikomeye ubushinjacyaha busabira gufungwa by'agateganyo icyo bivugaho ntacyo ndenzaho ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze nibyo akubwira impamvu yatumye ubikora nuko nabikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo bagusabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 urabivugaho urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho cyoroheje gutyo cyo gukina nacyo cyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira ubwo mwebwe nka president w'urukiko izamuni ryanyu yo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko ntacyo ndenzaho yego cyane kabisa ahubwo niteguye yuko biri busabe imbaraga zirinze Kazungu zishobora kuza zikubye ahubwo abanyarwanda barigishijwe ariko tugereranyije nuko Kazungu yaje ameze arinzwe mu maboko y'abapolisi babiri kandi bamajeya babonaga ko hariya Inyamirambo hari umutekano wari wakajijwe ariko nakongeraho nubwo bari barinze ariko nakongera yuko abanyarwanda bafite umuco uzi ko Kazungu asohoka abantu bamukomereye bakamuvugiriza induru habuze gato ngo banamutera amabuye ubundi ari ahandi hatari hano mu gihugu cyacu Kazungu ntabwo ajya kuva hariya afite abo bapolisi abandi iyo bafite umuntu umeze nk'uyu ruhare rwakoze ibintu nk'ibi iyo abapolisi bamutwaye icya mbere abantu bahamagara abashinza cyangwa ariko batahegereye ikindi baba bitwaje bya byuka biryana ku buryo n'ibigaragambya bari bubateremo bya byuka biryana bya tiyagazi Kazungu we ariko reka nkubwire pastor yego abantu bakora ubwicanyi igihano bahabwa ntabwo gikwiriye bari bakwiye kureba ukuntu bazakiganiraho ntabwo gikwiriye pe ko nawe biriya yaravuze ngo ijisho rihorwa irindi nshuti bakunzi ba Dia Wacu TV none twongeye kubasuhuza twifuriza amahoro y'Imana kano kanya ubwo tukimara kuva mu rubanza rwa Kazungu Inyamirambo rero twifuje kugaruka hano mpamagaye Pastor Sabiti Fred ubushize yarari gusaba ribu ko yamuhuza na Kazungu akamuganiriza akaba yamuganiriza rero reka uyu munsi twabonye
Kazungu agera mu rukiko. Niyo mpamvu twongeye guhita duhamagara pasiteri kano kanya ngo aze abe yatubwira uko yabonye urubanza rwa Kazungu. Ese Kazungu waba waravuganye nawe? Ese Kazungu ko wamubonye muri ruriya rubanza wabonye Kazungu ameze ati? Mu by'ukuri inshuti bakunzi bacu bamerere hirya no hino ku mpande enye z'isi, ari abaherereye mu Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abari muri Kongo, cyane cyane abakongomani b'abanyamurenge, ndetse n'abo muri za Masisi bavuga ikinyarwanda, n'abandi baherereye za Uganda, abafumbira, abanyankore, muri Tanzania abaha, n'abandi mwese muvuga ikinyarwanda muracyumva, mujye mwerereye hirya no hino ku isi. Turabashuhuje, tubifurije amahoro y'Imana. Rero nk'uko twababwiye, iteka ryose tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ariko cyane cyane twenda ku makuru y'iyobokamana. Gusa kano kanya turabiseguraho, ntago tuje mu iyobokamana cyane, unaretse yuko ibi byaha bikorwa Imana ibyanga urunuka. N'ubundi ibyaha Kazungu yakoze ni ukugomera Imana, ntajye dutera amabuye ngo ntabwo turi mu iyobokamana. Rero ahangaha turi kumwe, ni jyewe muri kumwe Pasiteri Dia Eugene, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Pastor Fred Sabiti. Pasiteri, amakuru ni amahoro. Ku ruhande rumwe ni amahoro, ariko noneho ibirimo kuba byo numiwe cyane, mbonye imiborogo iri hariya hantu mu rukiko. Ikibazo cya mbere, iriya miborogo ntiwari uyiteguye? Cyane kabisa, ahubwo niteguye yuko biri busabe imbaraga zirinze Kazungu zishobora kuza zikubye, ahubwo abanyarwanda barigishijwe. Ariko tugereranyije nuko Kazungu yaje ameze, arinzwe mu maboko y'abapolisi babiri kandi bamajeya, wabonaga ko hariya i Nyamirambo hari umutekano wari wakajijwe, ariko nakongeraho nubwo bari barinze, ariko nakongeraho yuko abanyarwanda bafite umuco. Uzi ko Kazungu asohoka abantu bamukomereye bakamuvugiriza induru, habuze gato ngo banamutera amabuye. Ubundi ari ahandi hatari hano mu gihugu cyacu. Kazungu ntabwo ajya kuva hariya afite abo bapolisi. Abandi iyo bafite umuntu umeze nk'uyu ruhare rwakoze ibintu nk'ibi, iyo abapolisi bamutwaye, icya mbere abantu bahamagara abashinza cyangwa ariko batahegereye, ikindi baba bitwaje bya byuka biryana, ku buryo nibigaragambya bari bubateremo bya byuka biryana bya tiyagazi. So rero kuba mu Rwanda umuntu ararira agapfana agahinda, ariko kwiyahura mu bapolisi barubaha. Iyo niyo ndagaciro iranga abanyarwanda. Yes, nicyo nanjye nakubwiraga, gitandukaniyeho mbe n'akantu gatandukaniyeho k'abanyarwanda batandukaniyeho n'abandi bantu. Yego. Rero Pasiteri, ubushize twavuga kuri Kazungu, ariko mu by'ukuri ntawari bwakamubone, ndetse unafite n'icyifuzo uri gusaba RIB ko yaguhuza nawe. Ririya jisho rya Kazungu na Kazungu wabonye kuriya, buriya iyo muhura ntihari bucu wambaye? Afite ijisho, kandi ibyo yakoze, ikintu abashe kubona, ibintu yakoze Kazungu ntabwo abyicuza. N'ubu mpawe uburenganzira yakora ibindi. Mu mvugo ye Kazungu ntabwo abyicuza. Nkurikije icyo nabonye, ntabwo Kazungu yicuza ibyo yagize gute yakoze. Ariko Pasiteri, sinakubwira ko Kazungu ashobora kuba arwaye. Ntabwo arwaye. Ararwaye pe. None se umuntu wishe abantu uri kugenda akaba nta urumora afite, akaba agenda yisekera, uzi umucamanza yamubajije ngo ibi byaha byose tukurega urabyemera? Ati yego. None se bitewe n'iki? Ati nuko bamwe muri bo banyanduje sida. None se bamwanduje sida? Uriya mwana w'umuhungu yishe yamwanduje sida nawe? Buriya tukibaza icyo kintu. Niyo mpamvu nyine kuvuga ngo niyahamuka. Ihamuka ry'iki, yahamuwe n'iki? Kazungu nta kintu cyamwa, ibintu yakoze n'umushinga yateguye. Natangiye nkubwira ko Kazungu afite ikintu cyayemuteye, kubera yuko uriya mwana w'umuhungu yishe, amakuru yavugwaga nubwo mu rukiko batabisobanuye neza cyangwa atanavuze neza, nuko bavugaga ko umugabo yishe muri bo,
ari uwamucukuriye icyobo N'uwo kugira ngo mwana- atazamurega Aha, ashobora rero kuba ari uwo musore oya we yari ukiri umwana mutoya oya ngo ni umuntu w'umusore w'imyaka ingahe imyaka irenga 20 uriya muhungu afite imyaka irenga Eric? 20 yego ntese numva ko yari yanabayeho n'umumotari so umumotari uri munsi y'iyo myaka ubwo yabaye umumotari niwe yari mukuru ahubwo ashobora kuba Eric yari inshuti ya Kazungu ngo kuko baranasaga noneho Kazungu kumwica yaramwishe asigara nakoresha ngo ibyangombwa bye ngo akajya nyine yerekana ibyangombwa bye akavuga ko yitwa Turatsinze Eric no mu mazina Kazungu afite rimwe yitwa Turatsinze Eric aho yageze akajya yiyita gutyo none rero urareba muri iyi minsi hari ikibazo cy'uko irangamuntu nyinshi badufotoye tukiri abana zihinduka nanjye nkweretse irangamuntu yanjye wabona ndi umwana ntabwo wamenya ko hari igihe kuko nayifotoje reba irangamuntu ifotoje hashize imyaka irenga 10 n'ingahe narahindutse computer rero kumva na Kazungu yerekanaga iriya foto ya Eric akavuga ko nyine bayimufotoye mu gihe bafataga amarangamuntu rero kwica Eric Kazungu bishobora kuba Kazungu Eric mu buzima busanzwe mbere yuko yicwa yari inshuti ya Kazungu noneho yamuhamagara akamufasha gucukura kiriya cyobo kuko urumva ko kiriya cyobo ntabwo umuntu yagicukura ari umwe bashobora kuba yaramuhamagaye nk'umujyama we bakagicukurana bamara kugicukura ariko akaba atazi icyo Kazungu azagikoresha noneho Kazungu yamara kugicukura akaba afite umugambi wo kuvuga ngo ndahita nkwica kugira ngo njye mbone uko nica abandi makobwa noneho nicyo natangiye nkubwira nti Kazungu ashobora kuba afite ihahamuka cyangwa afite ikindi kintu afite apfa n'abagore kubera ko Kazungu abantu yagiye yica bari abakobwa pastor reka nkubwire iki ngiki noneho Kazungu yanavuze ko ikintu yahoye abo bakobwa buriya umuntu nawe ubitekereze wibuke kera ukiri mutoya ukiri muto ujya wari bwabagaye inkoko aya ntabwo urayibaga wumva wayica inkoko iyiturye n'irihe tungo ugeze ubagaho ntaryo nabonye inkoko bayica ariko ndahunga jyewe rero inkoko narayibazi nakunda nazibaga ubwa mbere njya kubaga inkoko nari ifite ubwoba narabazaga iyi nkoko nayica koko ariko maje kwica imwe ebyiri eshatu ubu inkoko kuyibaga ni imikino rero buriya Kazungu nawe yatangiye yica umwe buriya yica uwa mbere yaranafite ubwoba yisha uwa kabiri noneho ubwoba burashize ku wa gatatu no ku wa kane kwica umuntu yari asigaye ayibona nk'imikino uri kubyumva ndabyumva cyane rero nicyo nakubwaga nti Kazungu akwiriye kubanza no kujya gupimwa mu mutwe bakareba niba ubwonko bwe buri nobo kuko iyo umureba ubona nta kwicuza afite ari fiyeri rwose ababyeyi baraboroga agaseka umucamanza akamubaza ati wabahoye iki ati bamwe muri bo banyanduje sida nta bwoba nta gishyika ibyaha byose urabyemera ati ndabyemera nese pastor koko uyu muntu urabona afite umutima w'ubumuntu hari ubwenge afite na buke bwamutera kwicuza arabufite yewe n'umuracyari shumagira kubera impamvu n'ebyiri Kazungu biriya binajya kubikora biteguye ntabwo biteguye afite ihamuka ashobora kubitegura akabitegura bitewe n'ihahamuka abitewe no guhungabana uyu mugabo ibyo kuvuga sida bagiye no kumupima nk'ubu bakagenda bakamupima rimwe na rimwe wasanga atanayifite ahubwo uyu mugabo reka ngubwire pastor uyu mugabo hari njyewe ukuntu namukomeje kumubona adafite akoba adafite ikibazo aranasa neza hoya ahubwo wagira ngo ntabwo yari afunzwe uyu mugabo uramureba kujya ariko wabonye fresheri yari afite ariko u Rwanda ni igororero ntago noneho barangiza agaseka imbere yabo yiciye abantu yarangiza ngo umupira uri imbere yawe yabwiye umucamanza yamubajije ngo niki uvuga ngo ku gihano usabiwe cyo gufungwa iminsi 30 by'agateganyo ahubwo ati umupira ndemera uri mu izamu usame ndemera iki ngiki ndemera yuko inyuma ya Kazungu hari izindi mbaraga zitandukanye n'izo zihahamuka bitandukanye na trauma
bitandukanye n'ikindi hari izindi mbaraga zimufosinga zituma abayeho nk'uko abayeho bituma yumva nta n'ikibazo afite. wowe wabonye Kazungu abayeho neza usetse kwambara amapingu ubundi urabona hari ikibazo afite. Oya, ubu yigeze ahorota n'imyenda irafuze imyenda urabona isa nabi uretse kuba bamwambitse buriya buntuza ari amapingu hari amapingu yonyine. hari ikintu ubona abaye. Ariko Kazungu muri gereza ashobora kuba abayeho neza. Nose tabo riga n'umustar yagiye ari umustar. Nge narinzi ko wenda ari buze ubona Ko yaranahonze kugeza ubu ngubu Kazungu yakabashikara muri gereza agahabwa isomo akabanza agakosorwa. akabanza agakosorwa ntabwo yarakwiye gushikara ngo bamuramizi imiceri bamuramizi ibigori bamuramizi iki bamuramizi Amata y'ishyushyu. yarakwiye gushikayo akabanza akamenya ababyeyi abavandimwe biriya bari abana yishe akabanza akababara akamenya ko ari muri gereza. Oya wabonye ko Kazungu arishe. Ariko urabona ko nta kibazo afite ntatinya. Ahubwo ukurikije ya foto bamufashe agifatwa niyo mbi cyane. Niyo mbi hari aribwo yarananutse yarameze nabi. Rero Kazungu nguyu afite izindi mbaraga zimuri inyuma nazi aho zituruka ariko zirahari. Ariko pastor uzi nibindi harya Kazungu cyacyo bagisanzemo imirambo 12 ariko wowe ubwe yemeye ko yeshe 14 ngo babiri arabateka arabarya ngo amagufwa arayahonda honda ayajugunya mu rutoki. Ngaho ibaze nawe ibyo bintu kurya umuntu uri umuntu ukarya umuntu ukamurangiza. Ese pastor niba koko abakobwa bari baramwanduje sida yari ubateka kanabarya none se bose nese ahubwo bose uwo mwanduje sida cyangwa babiri bamwanduje abakeka iyo abara abakurikiranye akaba ari bo yihora abandi bose bashakaga hiki. Ese wundi bwo kwihorera biremewe none se uwo yahamagaye akamamagara ngo naza murangira akazi akamufata akamusambanya yaramuzi batari banasanzwe banaziranye. Bareke kubeshya Kazungu nago yisha abantu kubera yuko bamwanduje sida. Kazungu yabisha afite ikindi kigenerwa kitazwi atarimo kuvuga kizwi nawe n'izindi mbaraga ziri inyuma ye. Kazungu afite ikibazo ariko ibyo kumwangara arwaye sinemeranya nabyo. Je nago nemeranya nabyo ibyo nitandukanye nabyo. Iriya minsi 30 umushinjacyaha ubugenzacyaha buri gusaba ubushinjacyaha buri gusaba kugira gukora iperereza uremeranywa nabwo cyangwa Kazungu ko yemera icyaha agakwiriye reka kugeza ubu ngubu Kazungu imbaraga zimuri inyuma izarizo no muri gereza zirashikayo. Reka Kazungu kugeza ubu none hanga kuba ari muri gereza n'uburinzi bukomeye ararinzwe. None kuba muri gereza kwa Kazungu niyo mahoro kugeza ubu ugiye mureba ntaho Kazungu afunzwe ahubwo ararinzwe. Ariko uzi ko Kazungu icyatumye yemera icyaha mbere yuko babona ibyo yakoze nuko azi imbaraga ziri inyuma ahubwo nuko yarazi ko atabyemeye niharamuka hagize ubibona leta iri hafi iri kure ye bazahita bamwica cyane. Leta itari umugere Kazungu yabyemeye vuba kandi amaze gushikayo yarireze none amaze gushikayo asanga hagomba kujya harateguye ashika yakirwa. Kazungu ntabwo yigeze abazwa. Nese undi yari ubazwa iki yari yemereraga. Oya ariko hari ukuntu umuntu nibura ubanza ukumva icyo bitagereza. Erega umuntu abazwa cyane bya bindi byo kumubaza 4 na 5 ari uko ahakana. Hari Kazungu byose arabyemera kimwe ahakana. N'amakwara yatanga neza none so ngo wakwirwa ubundi umubaza iki. Ariko wareba protocole barimo kumukorera. Ariko abari abapolisi n'abasore nyine n'abasore none se ugira ngo uribaza ngo nose Kazungu yambaye amapingu ugira ngo abapolisi babiri bari nyuma ya Kazungu bamurinze kugira ngo adacika. Oya bamurinze kugira ngo aticwa. None se simumva batamurinze umutekano. Abaturage bamutera umugabo yambaye amapingu aha abapolisi babiri nose bara abapolisi babiri ugira ngo barinze Kazungu kugira ngo adacika cyangwa barinze Kazungu bamurinze ku baturage agira umutekano. Nyine bari abapolisi ntago bafashe Kazungu kugira ngo Kazungu adatoroka ahubwo barinze Kazungu kugira ngo Kazungu adahohoterwa. Nyamara birengagije ko hari abo yahohotera. Nicyo butabera bumera
kandi wibuke ko umuntu wirega akanemera icyaha kugeza ubu none ahangana agabanyirizwa ibihano. kugeza ubu nanjye icyo ndimo kuvuga Kazungu nagafunze. Wabonye adafunze? ntabwo Kazungu afunze. Wabonye ari muri hoteli? ubu se uribaza ngo nafite umufariso aryamaho ahari? Oya, Kazungu ntabwo yarebaga nkurara kuri sima. Numureba se ariko urebye ijisho ry'ukuntu yarebaga, reba ukuboko se, reba fresheri. nibyo ndimo kureba ndacyabireba. uzi ko akurusha fresheri. umugabo umwe yagize kuvuga ngo inzobe yirayaga kuruta iyawe pasiteri. umugabo umwe yagize kuvuga ngo urugo rubi rutwa na gereza, noneho Kazungu we arabihuye. agize gute? umugabo yagize kuvuga ngo urugo rubi rutwa na gereza. Kazungu se ubwo uwo mugari twamuciyeho, usundi Kazungu yagize agira urugo rubi, ariko reba icyo gikano. dore ukuntu yirebera inuzi, yirebera dosiye ze. Gashaka Kazungu we. ariko reka nkubwire pastor, yego, abantu bakora ubwicanyi igihano bahabwa ntabwo gikwiriye. bari bakwiye kureba ukuntu bazakiganiraho. Ntabwo gikwiriye pe, igihano ko nawe Bibiliya yaravuze ngo ijisho rihorwa irindi. reka mbabwire bantu b'Imana, abantu bakora igihano cyo kwica, umuntu ukora icyaha cyo kwica akica umuntu atazagaruka, abashinzwe gutegura cyangwa gutora amategeko, ibihano bihana abantu, igihano gikwiriye guhinduka. hari hakwiriye kugaruka igihano cyo guhana icyaha uko kiri. Yiba umuntu yishe akwiriye guhabwa igihano gitandukanye n'uwibye, n'ubundi ahabwa igitandukanye n'uwibye, afungwa burundu. pastor, barafungwa ejo bagafungurwa. Cyokoze umuntu ufunze afite n'amahirwe menshi yo gufungurwa. Umuntu si kimwe n'uwapfuye. None se uriya wapfuye hari amahirwe uyu nguyu yaba ejo rega habaho iyindi mpamvu yatuma habaho. Ejo rega kwandika agasaba imbabazi, ejo imbabazi za nyakubahwa zikazaza zikamugombora akagenda agasohoka. ariko abapfuye baragize gute? Akagaruka muri sosiyete pe. Abapfuye barapfuye. Ariko jewe abantu bakora icyaha cyo kwica bakwiriye guhabwa. Uyu mugabo ntagafunze pe. Nawe birebe umbwire ngo izi fresheri nanjye zinteye ubwoba. Nje nabikubwiye ngo Kazungu agiye aho yagiye gufungirwa, hari abayi basize bamutegurira. Uramureba, bareba icyangwa ariho, reba kunaseka, reba sha ko pasiteri. aba bantu bakoze ibyaha ndengakamere bakwiriye gushakirwa izindi mpapuro bakwiriye kujyamo. Buriya Kazungu uyu nguyu yari umwicanyi mpuzamahanga, ahubwo hari icyo gikwiye gukurikiranwa bakamenya Kazungu ibintu byo kwica yabyigiye. Ko muri siviye bitagaragara ko yanigeze abaho n'umukaratika wenda da. Yabaye umusirikare. Ibintu byo kwica yabyitoye. Byo kwica byo kwa afite ibikoresho mu nzu byo kwica akazimangatanya ibimenyetso. Akabona imiti yo guhisha umuntu. Yo guhisha umuntu umunuko. Uzi kuntu yavuze ngo ubwa mbere yarabicaga akabarenzaho itaka. Ngo araje ngabona biramuvuna ngo noneho akajya bagerekeranya. Ngo n'ubwa mbere yarabicaga uwo yishaga itarenzaho itaka, ejo yazica undi akamurenzaho itaka kuko itaka yararyifitiye mu nzu. Ngo ageze aho ngo ngabona biramuvuna, iyumvire nawe. Ngo noneho akajya bagerekeranya. Kandi imirambo basanze hari mwihambiriye, hari ihambiriye na kwafe yose yabaga ihambiriye amaguru. Uri kubyumva? Pasiteri, ngaho rero subiza ikibazo cyanjye. Kazungu uyu nguyu uracyakeneye ko wahura nawe? Nagenda ahura n'abahura nabo. Uramukarabye? Akaraka. Uzuka Kazungu nahura nabo, urabona afite ikibazo, uhura n'umuntu uri bwebere kwihana no kwicuza. Gusa urabona hari ikibazo afite. Urabona yararenze haniro. Uyu urabona hari ikibazo afite. Yiba ari imbere yawo yiciye, akaba ari imbere y'urukiko, akaba ari imbere y'imiborogo n'amarira,
aho ukabona nta kibazo Kazungu ari imbere y'itangazamakuru ari imbere y'itangazamakuru amakamera yose amukamera ari imbere y'abapolisi bamwambitse urabona hanyuma urabona hari ikibazo afite ni byende bavuga se ngo yabaye akahebwe ahubwo yabaye akahebwe ariko jewe ubugenzacyaha yego n'abashinzwe iperereza yego bakurikirana ingenda abona yuko inyuma ya Kazungu hari izindi mbaraga ziri ubu Kazungu ntashobora kubwirizwa ngo yihane oya yesi ibi nanu uwo mwanya se ariko ngo nta kure Imana itakura umuntu oya aha Kazungu habaye kure pastor aha Kazungu habaye kure kure reka nkubwire umuntu wihana yego nuwakoze icyaha kikamukomanga ku mutima kugeza ubu akaba avuga ngo narabikoze ariko ni rwose gasaba imbabazi wenda ari nk'ibyo nubwo nazo zidahagije ariko nibura byibuze akanabivuga ariko aravuga ngo umupira uri imbere yanyu akabivuga gutyo nta kuvuga ngo ndasaba imbabazi byarabaye ngo byatewe nabitewe n'ihamuka nabitewe n'agahinda nabitewe n'umujinya none banyarwanda ndasaba imbabazi wapi Kazungu ari imbere ya kamera ati umupira uri imbere yanyu ni mwe wo kuba kuwusama basama iki kumva Kazungu aha pastor twabwira iki ababyeyi babariye abana bari mu marano mu miborogo leta niyite kuri bari abantu batakaje ababo noneho urasaba ko leta yabashakiye indishyi z'akababaro oya nta ndishyi yaruta umwana wawe ariko pastor ariko nibura impozamarira leta n'igihe impozamarira nibura ibabe hafi hari ikigega gishinzwe gufasha abantu bariwe cyangwa hari ikigega kiro bitaho niba ari fode garanti gishinzwe guha impozamarira abantu baburiye ababo mu mpanuka imodoka zikabacika cyangwa abariwe n'inyamaswa zo muri parike abariwe n'abantu bo ubundi si umuntu cyane inyamaswa ndabona Kazungu nawe abantu biciwe abantu na Kazungu leta ikwiriye kubahereza impozamarira ikoze muri cya kigega cy'abantu bariwe n'inyamaswa icyo nasaba ni kimwe leta nibe hafi y'iyi miryango yabuze abana babo ibagenere nubwo nta gisimbura uwawe yego ariko nibura leta igaragaza yuko yifatanyije nabo ubu umubyeyi yarabyaye arimo kwituma amazi arakora buri kantu kose umwana we yarari muri Kigali wenda hari ukuntu yashabikaga akagira uko amufasha arapfuye arishwe amaze kwicwa uwumwishe aramenyekanye amaze kumenyekana agiye muri gereza agiye kuryamamo kandi amenyekanye ari umuntu w'imbwa y'aho ngaho inyamaswa iri aho ngaho agiye kurya leta abaturage yihingira imyaka ye bayifate bayitware bajya kuyimugaburira imisoro yabo yiciye igiye kumutunga muri gereza tucyumva icyo kintu yarishe kandi ababyeyi abavandimwe abo yiciye ntabwo bari bure gukora no gusora Kazungu ntabwo yiciye iriya miryango y'abantu 14 bonyine yiciye igihugu bariya bari abana b'urubyiruko hanyuma agiye gufata imisoro y'UID bariya abana yishe nirwo Rwanda rw'ejo bari urubyiruko bari bakishakisha bari gukora ejo wakabonye bakabe ba minisitiri kuko bashobora kuba harimo n'abiga za kaminuza kuko numvishe ngo uriya mwana witwa Eric sinzi ishuri yigagamo rikuru icyo nasaba jewe kuri Kazungu yego bahereye kuri Kazungu yego itegeko rivugururwe rikwiriye kuvugururwa ba Kazungu bakagira ikiri gihano bazajya baha abantu bameze nka ba Kazungu umuntu wicundi akagira igihano ahabwa atari cyo kujya guhombya leta ubu bunyamaswa n'ubwa mbere bubaye mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi buraba ahubwo ikibazo nuko leta yacu ikiza nuko leta yacu ibiri maso wica uwa mbere bakabagufasha ubundi wicaga umwe bakagufata wakabyo ukica babiri ariko no kugera kuri 5 karenga ukajya kuri 10 kagera kuri 10 ukabara umwe babiri batatu ugahetura ikinyacu mugakomeza ukagera kuri 14
erega buriya uko iminsi yisunika hashobora no kuzamenyekana n'abandi. ntabwo aba nabo yiciye hariya muri iriya nzu ariko se we yigiye kwica si aho yigiye kwica ntabwo ariho yigiye kwica yatangiye kwica kera ahubwo abavuye muri iriya nzu abemerewe muri iriya nzu 14. rero Kazungu mu rukiko abashinzwe iperereza bakora iperereza cyane ryimbitse barebe imbaraga ziri inyuma ya Kazungu, bamenya Kazungu ikimutera by'ukuri icyo ni kimwe. Nibarangiza ikimutera iriya myiryo, nibarangiza abashinzwe gutora itegeko cyangwa igihano, abadepite, umuntu wishe akwiriye guhabwa igihano gitandukanye n'icy'abandi kandi kitari cyo guhombya leta, arya ibyo kurya bya leta, aryama mu mazu yubatswe na leta, akoresha amazi yishyurwa na leta, amashanyarazi yishyurwa na leta, akaraba, byose akwiriye guhabwa igihano gitandukanye, nawe akaba umunyamaswa simbizi. Hanyuma leta nayo ikindi nakwisabira ni kimwe, yegera imiryango yabariye abana babuze ubuzima. Yego, icyo nicyo nasaba rwose, leta ibikoreho, ibegere, ibahamagare, ibagenere ikibagenera, nirangiza n'abahumurize. Yego, urakoze cyane pasiteri. Urakoze cyane. Kazungu uramukarabye? Oya, Kazungu namukarabye. Wamukarabye? Namukarabye rwose. Nagende leta iba ariyo imukanira imukwiye kabisa. Yego, nshuti bakunzi ba Dia Wacu TV, ya nyamaswa Kazungu, ya nyamaswa muntu, noneho uyu munsi hari abajyaga bavuga ko ari pranka, hari abajyaga bavuga ko Kazungu ashobora kuba atarabayeho, ariko ubu ngubu Kazungu yagaragaye, yagiye ahagaragara. Mu by'ukuri rero ni ukwihanganisha imiryango yabuze abana bayo, kandi ni no kwihanganisha umuryango nyarwanda muri rusange, kuko rega buriya umuryango nyarwanda wapfushije kabiri. Wapfushije Kazungu nk'umurezi, nk'umuntu w'intiti wize. Buriya ngo uzi ko Kazungu yari n'umuganga, yize ubuganga, yiga ubwarimu. Ngo buriya ziriya mpyiko yarabanza akanazipimira akamenya niba ari na nzima. None si impyiko ntabwo zikenewe? Yajyaga kuzicuruza nyine. Nyamara bakora iperereza, iperereza nirikorwe ku buryo yewe Kazungu bayobozi banyakwa mushinzwe iperereza, Kazungu najye mugiza ngo mumve byarangiye. Inyuma ya Kazungu hari ibintu byihishe, hari abandi ba Kazungu benshi bihisheyo, hari igisheni kirekire cya ba Kazungu. Rego uyu mugabo ntago yabaho, ntago yakora ibintu batarize pastor. Ese urabona atari umuntu ujijutse, urabona ari umuntu w'injagatira waho ngaho. Ureba icyangwa ariho, nta no kwicuza, nta no kubabara. Aha, reka tugane ku musozo kino kiganiro pasiteri. Murakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Kare bambe, Imana ibahe umugisha. Yego, kandi twongeye gufata umugongo imiryango yabuze abo Kazungu yishe. Uyu munsi ndabizi neza ko mwongeye gukubitwa igisongo mu mutima ubwo mwabonaga umwicanyi ahagaze imbere yanyu, ahagaze imbere y'ubutabera. Rero nimukomeze mwihangane, buriya bajya bavuga ngo abeza ntibapfa ahubwo bararuhuka. Buriya Kazungu nawe Imana izamuhana, kandi kabone n'iyo ubutabera bwamuhana, abikiwe n'igihano cy'iteka ryose, kereka niyihana, kuko aracyafite amahirwe yo kuba yagira gute, yakwihana. Shitoro bakunzi ba Dia Wacu TV, Imana ibahereza umugisha. Tubashimiye kuba mwadukurikiranye, murakoze cyane. Uwiteka abahire. Shalom, shalom. Mwari kumwe nanjye Pasiteri Dia Eugene, nkaba nari kumwe na mugenzi wanjye Pastor Fred Sabiti. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha. Turabakunda kandi turabubaha. Murakoze.